Hello, crypto lovers. You are welcome, pioneers. Reka tuganire kuri smart contract. Reka nkwereke uko smart contract isobanurwa, uko Pi Network yayishyizeho mu gihe yazanaga new version ya 23 n'icyo ishobora kuzafasha kuri dApps, DeFi n'abakoresha application ya Pi muri rusange, cyangwa se ibyo ishobora kuba yafasha mu gukora. Niba uri umudeveloper cyangwa se content creator, ushobora kuba wabigenderaho kuri iki kiganiro gitoya, hanyuma ugakuramo ubumenyi cyangwa se ukabasha kuba wazana bibyaza umusaruro bikinjiza amafaranga yawe, cyane ko hano nibyo byonyine tugarukaho tuganira ku buryo bwo bwose ushobora kuzamura ubumenyi bwawe muri cryptocurrency, cyane ko ari inkuru nshya mu matwi y'abanyafurika benshi, hanyuma ukaba wanakoreramo amafaranga cyangwa se ukarinda amafaranga yawe, cyane ko amafaranga ari online ariyo aba ari muri risk kurusha andi mafaranga ayo ariyo yose. Nkwibutsa ko mu gihe cyose ugiye gushora imari muri crypto, banza umenye neza ko igihugu turimo nk'u Rwanda baracyari mu nyigo yo kuba babihereza umurongo ngenderwaho ku buryo byakomorerwa gukorwa mu buryo rusange cyangwa se bigakoreshwa n'abaturage bose. Bityo nujya gushora imari, ntuzashora imari kuri ya mafaranga ashobora kuguhuza na leta ngo witabe inzego, kuko waba winjiye mu bintu nyine batarahereza umurongo. Nimba ushora imari, byibura kora bya bintu bitari bugushyire muri risk, ako kaba gaciyemo kugira ngo tugendane turi smart, kandi nanone tutagonzwe n'itegeko iryo ari ryo ryose bitewe n'amakosa amwe n'amwe twagiye dukora. Bityo rero, aho ushobora gushyira amafaranga yawe ntubuhangayitse cyane, nubwo atari inama ku ishoramari, byibura aho kugira ngo ujye muri biriya bintu bakubwira ngo shora wunguke, uzaze wigurira amacoin urindira azamuke, mu gihe cyose ayo mafaranga ubona utarugiye kuyakemuza mu bibazo byihutirwa by'ubuzima, nko kwishyura ubwisungane, kwishyura aho utuye n'ibindi bigiye bitandukanye, amaminerval. Ya mafaranga uba wakajyanye mu bindi bintu bitandukanye, niyo akaguzemo amacoin ukayaholdinga ukareba ko yazamuka. Reka dutangire. Ubundi mbere na mbere Pi Network yageze ku rwego rwa Open Network, nk'uko video zabanje nagiye mbibabwira. Byari ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka nyine wa 2025, kandi mu myaka ishize bagiye bongeramo ubushobozi bwo gusinya cyangwa se bwo gushyiraho smart contract. Ariko icyemezo cyavuzweho cyane mu muryango wa crypto ntabwo ari cyo Pi yakoze, ahubwo iyo update ya protocol yitwa version 23 navuze hejuru, smart contract integration, niyo yatanze ubushobozi bwo kuba dApps ashobora kwiyubakira kuri Pi cyangwa se token na DeFi kuri Pi, zose zikaba zashingiraho. Ese ubundi iyo bavuze smart contract wumva iki? Uraza kutubwira muri comment nimba wari usanzwe uyizi. Nimba utari usanzwe uyizi, iminota mikeya cyane. Ubundi iyo bavuze smart contract baba bavuze programu yanditse cyangwa yanditswe mu makode, ikaba ishyirwa kuri blockchain. Nikiriza ko twayisobanuye, numva utarayumvishe urandika muri comment, hanyuma tuzabiganireho. Nimba turi gusobanura ikiganiro nk'iki ukumva hari ijambo rigucanze, gihita ushyira muri comment uvuga uti ariko kuri uyu munota mwavuze iri jambo kandi ntabwo ndisobanukiwe. Abenshi bakunda kudukurikira umunsi ku wundi bashobora kudufasha kukumvisha icyo twari dushatse kuvuga, cyangwa se tukanabikoraho ikiganiro. Ni muri urwo rwego twari turimo dusobanura smart contract. Smart contract ni programu yanditse cyangwa se yanditswe mu makode, ikaba ishyirwa kuri blockchain. Iyo condition iba yanditswemo muri izo code iba igomba kuba yujuje ibisabwa, igakora ako kanya, nta muntu uyiyobora hagati y'abayikoresha bombi. Ni ukuvuga ngo ni automatic trust, ni icyizere, nicyo cya mbere ishingiraho. Ni ugushyiraho amasezerano mu makode, ariko kubera ko ibyinshi biba kuri blockchain biba biri mu makode, aho abantu bashobora kugira ibyo bumvikanaho bakabikora bakabikemura, nta muntu n'umwe ujemo hagati. Mu bisobanuro rusange ushobora guha iyi smart contract, wavuga ngo ni tekinoloji usanga
mu bijyanye n'amafaranga ya crypto agufasha kuba wakora ibikorwa ibyo ari byo byose ushaka gukora, nko kugura, nko kugurisha cyangwa se gucuruza nta mwishingizi usabwe. Ariko kandi ushobora kubisoma ku buryo bwimbitse kuri white paper ya Pi Network, aho usanga full tutorial zayo zose. Okay, smart contract mu busanzwe iyo tujya gukora order hazaho igice cyo kuba ubundi ukora order iyo turi gukora order mu ma sex cyangwa se centralized exchange. Ukora order hanyuma ukarindira ko bica muri control room, mu cyo twakwita control room, bakaba bakwa provinga, bakakubwira bati uwa mbere yasinye, uwa kabiri yasinye, uwa gatatu yasinye, uwa kane yasinye, rindira uwa gatanu asinye, bikagenda bityo bakageza igihe bakubwiye ngo successful cyangwa se approved. Noneho kuri smart contract biba bihari bikozwe biri aho ngaho, zikunda gukoreshwa cyane ku ma DEX. Ubwo DEX ni decentralized exchange. Hanyuma icyo ukoze biba TikTok cyangwa automatic, byikora byihuse bitiriwe bica muri control room, hanyuma igikorwa cyawe kikaba cyahita cyihuta cyane, ariko haba hari ibyo murimo mugenda mwubahiriza. Pi Network rero irimo irateganya kuzana uburyo bwa smart contract. Ntekereza ko babishingira ku bintu bigeze nko kuri 3 cyangwa 4 kuba bakoresha smart contract, kubera ko abapioneer turi benshi, abantu ba mininga Pi cyangwa se bakoresha Pi mu buzima bwayo bwa buri munsi turi benshi, bityo kuba twakora mu buryo buri analog cyangwa bushaje bwo gukoresha nka buriya buryo nyine bwo ku masex, bishobora kuba byatuma abanyamuryango ba Pi batabona service yihuse, kuko urumva biraca muri control room, dutegereze approvement cyangwa se kwemererwa ko cya gikorwa giciyemo. Nibaramuka bazanyemo smart contract, urumva amasezerano nazajya bahari, hanyuma wowe n'uwo muri kubikorana byihute cyane. Icyo ngicyo ni cyambere bashobora kuba bashingiraho. Ikindi kandi smart contract nk'uko nabivuze hejuru zikunda gukoreshwa ku madex. Pi Network rero nayo wallet yayo iri mu bwoko bw'amadex, ntago ari sex, kubera ko Pi Network tuyigiraho uburenganzira wallet yacu dukoresheje icyo bita passphrase. Passphrase nari amagambo 28 nyine baguhaye ashobora kukwinjiza, uretse ko si itegeko ko ahora ari 28 nko ku bantu bari muri crypto ariko binjiriye kuri Pi gusa. Hari aho dushobora gusanga passphrase nka 12 nko muri Trust Wallet, nko muri MetaMask dushobora gusanga ari amagambo 12, ariko yose hamwe abahuriye aho ngaho kuri passphrase, cyangwa se hari n'abashobora kuyita keyword, hari n'abashobora kuyita n'amazina menshi bayahereza, ariko byose hamwe ni passphrase ashobora kugufasha kuba wakaccessinga wallet yawe. Nkivuga ibi ngibi ndakwibutsa ko iyo umuntu abonye passphrase yawe muba mufatanije account, kandi nibakakubeshya ngo hari igihe kizagera ngo habemo checking ngo coin watwawe ngo zigaruke. Sinje kubihamya cyangwa kubihakana, ariko reka nkubaze, nimba narakubwiye ko Pi Network yafunguye open network kugira ngo yemerere andi ma app, cyane cyane ari naho ama sex yagiye yinjiriramo nka OKX, bakemerera ko bashobora kugiranira imikoranire, bazatandukanya gute izo wibwe n'izo utibwe? Aho kugira ngo ujye kurega wacunze ibyawe hakiri kare kugira ngo utazaza muri icyo gice cyo kwicuza. Rero Pi Network mu update yagiye duhereza, tubicemo mu ncamakeya, yavuze ko yazanye upgrade cyangwa se update ya version 23 hamwe no kongeramo nodes protocol change kugira ngo blockchain ya Pi ibe ishobora kwakira no gutunganya cyangwa se gukora ibikorwa byose abapioneer bakeneye, ariko bishingiye kuri smart contract. Ibi byakunze kuvugwaho mu matangazo ya Pi n'inyandiko zigiye zitandukanye, bivuze ko abashakashatsi n'abandi bantu bakunda gusesengura kuri cryptocurrency, iyi ngiyi update yo kuvuga ko Pi izanyemo smart contract yari nka game changer, yagombaga kugira ibyihindura nyine kuri Pi uko bari basanzwe bayifata.
application zitandukanye nka dApps, token stands cyangwa se na DEX na liquidity pool nabyo byazanye n'iyi version ya 23, ariko ikiri imbere cyane yari smart contract. Iby'ingenzi wamenya rero, iyo smart contract ishyizwe kuri network iba ifite address yayo yihariye kandi abayikoresha bayihuza na transaction. Ibi mvuze wenda ntago bisobanukiwe neza. Uko ngiye mfashe ya smart contract, iyo nyikoresheje wenda tuzabigarukaho uburyo ki uyishyiramo. Iyo nyikoresheje bimereza address yanjye. Iyi address yanjye niyo ushobora kuba wanyohererezaho, niyo ushobora kuba nakohererezaho gutyo. Pi Network yavuze ko intego ari ugushyira cyangwa se gushyigikira Web3 ecosystem. Bivuze cyangwa bisobanuye ko muri Web3, niba muri Web2 twategerezaga approve, bamwe bemeye abandi bemeye kuri blockchain, tegereza ntabwo bishobora ko muri Web3 ariko byagenda. Niyo mpamvu y'iyi smart contract bizafasha cyangwa se bizorohereza aba developer gukora ama app, kandi ntizibe zasabwa ibyangombwa birenze nk'ibyajyaga bisabwa mu buzima bundi bwa crypto. Amakuru ku rurimi rwa programming cyangwa se icyo bita compatibility n'abandi bagenda babisobanuraho nka EVM, abantu bose bakunda kuba babihuzahuza n'iyi smart contract. Nk'ibisanzwe rero smart contract bigomba kugira ibintu byiza igaragaza n'ibibi. Reka tubanze ku byiza. Inyungu za smart contract reka tuzihere ku cyo bita dApps. Ubundi dApps ni uburyo abashaka gukora ama application cyangwa se app bashobora kuba bakoroherezwa. Bisobanuye ko iyo dApps nyine ubwo tugiye kuvuga inyungu za smart contract, dApps abashaka gukora app bakoresheje Pi bashobora guha users service zisanzwe zishingiye kuri blockchain. Ni buriya buryo uri kubona mu Bugande bubatse application ishobora kuvunja currency y'igihugu cyawe kuri GCV price n'ibindi. Reka dukomereze kuri DeFi and DEX. Ibi nabyo biri mu nyungu ya smart contract kubera ko hashobora kubaho isoko ryo guhana cyangwa se guhahirana token, staking na liquidity pool kuri Pi, nkuko twabigarutseho mu biganiro bigiye bitandukanye. Iyi nteruro mvuze nubwo ari ngufi ariko niyikubiyemo akazi kose ka Pi Network. Murabizi neza ko muri liquidity pool narabibabwiye ko ushobora kujya muri iyo pool ugatangayo coin zawe hanyuma ukajya uhabwa fees. Ushobora kuba wakora stake ugatanga reward. Ndizera twarabisobanuye mu ma video agiye atandukanye nuko nguko. Ariko kandi ikintu cyiza cyane kuri smart contract, hazaho ikintu cyitwa accessibility. Iyi accessibility ni nziza ku bantu bakoresha cryptocurrency, ariko cyane cyane reka twinjirire ku bantu bakoresha telefone. Accessibility ni ukuvuga ngo urabanza wumve ko Pi ari mobile first. Pi is mobile first. Ni ukuvuga iroroshye. Nabakoreye ikiganiro kivuga kuri Bitcoin igisohoka ukuntu abantu bayimayiningaga bakoresheje mining machine, twagiye tuzigarukaho. Noneho Pi yaje igikosora, yaje kuraho icyo kintu cyuko Pi ari mobile, yoroshye kuyikora itagusabye ibyo bikoresho bihenze n'umuriro mwinshi. Ku baturage benshi nta gihindutse, ibihugu bikabyemeza. Urumva ko kwenjoyinga Web3 byaba byoroshye. Niyo mpamvu naringaruye iki kintu cyitwa accessibility. Reka turebe n'imbogamizi zabyo, kuko smart contract idakoreshejwe neza ishobora kugira ingaruka. Muraza kwihangana video niba ndende, nyamuneka baro kugira ngo usobanukirwe. Nubwo harimo ibyiza, dore ibibi byabyo. Hari ikintu bita security
muri crypto kiba kigomba kuba cyakubahirizwa. Smart contract iyo zitagenzuwe neza zishobora gutakaza amafaranga cyangwa se audit. Ni ukuvuga hari amakuru ashobora kugenda. Ni ngombwa ko ikoreshwa nyine neza, cyangwa se hakabaho ko twakwitega bimwe muri ibi. Ikibazo kibasiye smart contract ku yandi ma chain, ugasanga ibintu birimo birivangavanga, amakuru ntabwo uri kuyahabwa neza. Twigeze tuvuga ijambo ryitwa regulatory risk. Ibi ngibi ni igihe token cyangwa se DeFi, kimwe muri ibyo ngibyo bikura cyangwa se bishobora kurebwa n'amategeko y'igihugu. Hari igihe crypto ikenera kugira ngo ikore neza, ikenera ubwisanzure bw'igihugu, uko yagira icyo twita mu kinyarwanda kwishyira ukwizana. Rero iyo iyi regulatory risk itaratorwa neza cyangwa se ngo bayemerere, bishobora kuba byakoma mu nkokora ya smart contract. Hari ikindi kibi kuri smart contract cyitwa liquidity and adoption. Kugira ni ukuvuga ngo ni ukubona cyangwa se Pi nk'uku nguku iba ifite liquidity yayo, wenda ntabwo none ahandi gukora iki kiganiro byanyorohera guhita njya kuyireba, ikagenda itera imbere gake gake izamuka, ya liquidity yabo kugenda izamuka. Rero kuri smart contract hari igihe hashobora kubaho gutinda gukora check, gukorerwa checking cyangwa se kugenzurwa. Muri ubwo buryo rero dushobora kubona abantu bakoresha amafaranga cyangwa se bashobora gukonsuminga ya liquidity, cyangwa se hakaboneka report zishobora gushyirwa kuri trust period rivuga ko Pi Network ibyo irimo irakora ako kanya binyuranye n'ibiri kuri ya smart contract. Inama y'ingenzi rero mbere yo kwinjira mu mishinga y'amasoko cyangwa se gushora amafaranga, reba niba smart contract cyangwa se contract yaranditswe neza. Urebe ibishobora kuba byakugonga, ubifate nka kontra ishobora kuba yakugirira umumaro. Okay, rero dore ingero zishobora kugerwaho kuri Pi mu gihe smart contract yaba yagenze neza. Hashobora kuba habaho market price cyangwa se marketplace y'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aho abacuruzi bashobora gushyiraho ibimenyetso cyangwa se n'ibicuruzwa byabo mu gihe nyine smart contract yaba yamaze gukunda. Hazaho kandi micro payment cyangwa se subscription, porogaramu zishyura cyangwa se kuba nk'uko nguko ushobora kuba wagura nk'umuriro, amazi n'ibiki byose ukishyura nyine ukoresheje ubwo buryo bwa Pi muri ibyo bikorwa kugira ngo bibashe kugenda neza. Hazamo automated escrow, amasezerano yishyurwa iyo abantu bashobora kuba hari ibyo bumvikanyeho byujujwe neza, ariko bikabaho nta banki hagati yabo. Ibi byose bishobora gukenera smart contract bigamije gukuraho abahuza. Ahangaha smart contract yirukana umuntu witwa umukomisiyoneri. Iyi video nimba uyigejeje ahangaha kuri uyu munota, ndabanza ngushimire cyane, ariko mpite nkubaza ntese niba warebye iyi video neza, urabona Pi Network kutuzanira smart contract bishobora kuzatuma ihindura kari agaciro igaragaraho ku ma exchange yagize nyuma yaho bafunguriye open network? Okay, buri muntu wese nk'uko muri kubibona isi iri kwihuta, arasabwa kuba yakwiga cyangwa se yakwitoza neza gukoresha izi exchange, ndetse agashaka amakuru ahagije kuri cryptocurrency.
twagarukaga kuri smart contract. Mu ncamake twavuze ko smart contract kuri Pi ari intambwe ikomeye cyane mu guha ecosystem ubushobozi bwa Web3, bigafungura amahirwe ya dApps, DeFi n'ibindi, ariko urugendo ruba rufite imbogamizi zirimo security, adoption, regulation n'ibindi. Ibyiza byabyo nabyo twabivuze. Kuri njyewe inama nakugira, ni byiza gukurikirana vuba ariko ukitabira buhoro buhoro. Nshatse kuvuga ko mu gihe ko iri kubaka ibintu byayo, hari abandi bashobora kuba baza bigatuma bagira ibyo bagushukisha. So ndagushimiye rero, reka nizere ko tuzabana mu bindi biganiro. Hanyuma ahangaha ni kuri Rugwiro Prozone, naho ubutaha.